Hello bantu banjye mwiriwe mute? Mwiriwe neza? Ngira ngo murabibona ni Elad TV yabazaniye Murera, ikipe yanyu mukunda Rayon Sport, aho ku munsi w'ejo yitwaraga neza itsinda ikipe ya Gasogi United ya Gakuzankuriza Charles dukunda kwita KNC, aho hari byinshi byagiye biranga umukino. Nyuma y'aya makuru yagiye aza cyangwa se byagiye bivugwa nyuma y'umukino n'ibyavuzwe mbere y'umukino byose tugiye guhuza, noneho mukaza gukurikiraho mureba highlight z'uburyo ibitego byagiye byinjiramo. Dutangiye mbere y'uko umukino uba, hatangiye kugenda havurwa amagambo agiye atandukanye, guterana amagambo hagati y'abareyo n'abafana ba Gasogi ku mbuga nkoranyambaga hirya no hino hagiye hatandukanye, aho na perezida w'ikipe ya Gasogi KNC yagaragaye avuga ati ni ukubunda na Rayon Sport ntizadutsinda. Yongeye avuga ati ikipe ya Rayon Sport igiye n'insinda muzashyire mu makipe yo mu bishanga, ariko ngira ngo resultat zaje kurangira n'ubundi koko bigaragaye ko ari mu bishanga, aho yaje gukubitwa ibitego bibiri rero kuri kimwe. Ibitego bibiri byose byatsinzwe na Ariandre Somba Onana, umwataka karangiranwa wa Rayon Sport, aho Gasogi yaje nayo rero gutsinda igitego kimwe ari nayo yakibanje, noneho Onana akaza yishyura. Birangira rero ikipe ya Rayon Sport itwaye amanota 3 yatumye ihita irara ku rutonde rw'agateganyo rwa shampiyona n'amanota 39. Ibyagiye bivugwa rero nyuma y'uyu mukino, KNC yagiye agaragara avuga ati nibwe, aho urugero nk'avuga ko bamwibye, naho Gasogi yatsinze igitego umusifuzi akavuga ko habayeho kurarira. Abafana ba Gasogi ntibabyumva neza, babona ko abibye. Ahandi ni igitego Onana yatsinze cya mbere cyishyuraga icyo Gasogi yari yatsinze Rayon Sport bwa mbere, aho abafana ba Gasogi cyangwa se na perezida wa Gasogi avuga yuko hari habanjeho kubaho Onana yabanje gusunika umukinnyi wa Gasogi kujya mbere yuko atsinda icyo gitego. Ngira ngo namwe muze kureba highlight, noneho mwetaprete nimurangiza muri comment mushyireho uko mubibona, maze ubundi mbibutsa no kujya munakora subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro bigiye bitandukanye ngiye kujya mbategurira nka Elad TV. Ko mwari muzi nka Muswati Elad, yagarutse ari Elad TV, ngiye kubaha show ibintu byinshi bigiye bitandukanye tuganira hano. Mureke tubatwike hashye twizamukira na subscribe kuri channel yanjye, maze ubundi nanjye ntabicisha urungu mbagezaho ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Ciao.
kibuga usanga andi makipe ayitinya, irayazenguruka ikayatsinda yose, ikazamura ibikombe. Ibyo bituma tutazayibaho n'ubuvivi bwacu buzayishyigikira. Udatenguha abafana bawe yabone ku isonga. Amakipe y'amahanga n'ay'inaha mu Rwanda. Oreyo Gikundiro, Gikundiro y'ukunda kw'isi, bibi hose kw'isi, imyaka myinshi natwe abafana bawe amakipe y'amahanga n'ay'inaha mu Rwanda. Oreyo Gikundiro, Gikundiro y'ukunda kw'isi, bibi hose kw'isi, imyaka myinshi